Umwe mu bakunzi bacu yadusabye ko tuzamusobanurira izina Chloe. Niba witwa Chloe cyangwa ukaba ufite inshuti yitwa Chloe, uyu munsi ni uwawe kugira ngo urusheho gusobanukirwa imico ya Chloe ndetse n'uko uzajya umwitaho. Reka mbanze nshimire wowe wamaze gukora subscribe, warakoze cyane. Ariko niba utarakora subscribe, ibuka gukanda kuri buto y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro. Chloe ni izina rihabwa abana b'abakobwa risobanura uburumbuke mu rurimi rw'Ikigiriki. Mu Bwongereza, Chloe ni izina ryiswe abana b'abakobwa benshi kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu 2002. Mu mwaka w'2013 ryabaye izina rya kane ryiswe abana b'abakobwa benshi bavutse muri Australia. Niba witwa Chloe, menya ko witiranwa na Chloe Ellen, umuririmbyi w'umunyamerika, witiranwa kandi na Khloe Kardashian, umunyamideli akaba na socialite, umusitari wo ku mbuga nkoranyambaga. Chloe ni umuntu w'igitangaza uzigera ubona mu buzima bwawe. Niba Chloe ari inshuti yawe, akakubwira amabanga ye, uzamenye ko uri umuntu udasanzwe kuri we. Chloe aba ari umukobwa mwiza kandi w'igikundiro bigoye ko wakwiyumvisha. Mu minsi uba umeze nabi, Chloe ni wa muntu utuma wiyumva neza. Chloe ni umukobwa mwiza umugabo wese yakwifuza gushaka, kuko Chloe iteka ryose yita ku bantu kandi abazi icyo akeneye. Niba hari umusore cyangwa umugabo ashatse umukobwa witwa Chloe, uwo mugabo niwe munyamahirwe wa mbere ku isi, kuko Chloe yakora buri kimwe kibaho. Ni umuntu udatinya guhura n'ingaruka kandi akoresha ubwenge bwe mu buryo bwose bushoboka. Chloe azi ubwenge kandi agira impano nyinshi. Chloe yagukunze, urukundo rwe ararukwereka binyuze mu marangamutima. Urukundo rwe ruba rukomeye kandi ari urwanyarwo, gusa biramugora kubishyira mu magambo. Chloe ashobora kuba impamvu abantu bamwe basinzira mu mahoro bukarinda bucya. Chloe agira urugwiro kandi agira inseko nziza cyane. Isura ye ntiwahaga kuyireba. Chloe ni wa muntu uzatuma wumva umeze neza mu bihe bibi byawe. Chloe ni wa muntu iteka uzaguma iruhande rwawe, agira imbabazi cyane kandi ni wa muntu utajya ugira inzika. Chloe agira ibanga, wamwizera kandi ibyo umubwiye ntuzagire impungenge ko azabibwira abandi. Chloe ni umukobwa ufite impano nyinshi, gusa rimwe na rimwe usanga atigirira icyizere. Ashobora kwiyumva ko atari mwiza, nyamara niwe mukobwa mwiza uzigera ubona mu buzima bwawe. Agaragara neza cyane kandi akumvikana neza. Iyo hari ibintu runaka ari kuvuga, bigomba kumvwa n'abantu. Mu kazi washinga Chloe harimo akazi kamuhuza n'abantu benshi, nk'itangazamakuru, kuyobora ibirori bitandukanye n'ibindi bituma ahura n'abantu benshi. Nizere ko wasobanukiwe byinshi kuri Chloe. Niba hari izina wifuza ko tuzagusobanurira, twandikiye muri comment, tuzarigusobanurira ubutaha. Gumana natwe umenye aho byatangiriye.